Mu Buyapani hari umunsi mukuru wihariye utandukanye n'indi yose izwi ku isi, aho abantu bateranira mu muhanda batwaye ibishushanyo binini by'igitsina cy'umugabo, bakarya ibiribwa bifite iyo shusho ndetse bakanagura ibintu bitandukanye bibibutsa icyo gice cy'umubiri. Uyu munsi mukuru witwa Kanamara Matsuri usanzwe uzwi ku izina rya Penis Festival. Mu Kinyarwanda, penisi ni igitsina cy'umugabo, nawo festival ni umunsi mukuru. Mu yandi magambo, ubwo nyine ni umunsi mukuru wo kwizihiza igitsina cy'umugabo. Ubera mu mujyi wa Kawasaki mu ntara ya Kanagawa mu Buyapani. Ku mbuga nkoranyambaga hakunze gukwirakwizwa inkuru ivuga ko yari umunsi umwe mu mwaka aho abantu bose cyane cyane abasiribateri baba bagomba gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse ko abagore bakora umwuga w'uburaya baba bagomba gutanga iyo serivisi ku buntu mu rwego rwo kuzirikana no kwizihiza igitsina cy'umugabo. Nge nitwa Ngendahimana Daniel. Mbere yuko dukomeza, umva nkwibwirire, bona kure ntako nazakuzanira. Kanamara Matsuri ifitanye isano na Kanamara urusengero rwa Shinto ruherereye mu mujyi wa Kawasaki. Amateka y'uyu munsi mukuru ahuzwa n'umugani wa kera wo mu Buyapani uvuga ku mukobwa wari ufite ubwiza budasanzwe ariko akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe. Uyu mugani uvuga ko hari umudayimoni wari ufite amenyo atyaye wari warihishe mu gitsina cy'uwo mukobwa. Bivugwa ko igihe umugabo yajyaga kuryamana nawe, uwo mudayimoni yamurumaga igitsina, bikaba byaratumaga icyo gitsina cyita gikomereka cyane. Ubwo ni igitsina cy'umugabo. Nyuma y'uko ibi bibaye ku bagabo barenze umwe, uwo mukobwa ngo yagize ubwoba bwishi maze ashaka ubufasha. Nk'uko uyu mugani ubivuga, nibwo umucuzi w'ibyuma yakoze igikoresho gikozwe mu cyuma gifite ishusho y'igitsina cy'umugabo. Umudayimoni amaze kugerageza kukiruma, amenyo ye ngo yahise akuka, maze umukobwa akira atyo. N'iyi nkuru y'umugani yaje kugira uruhare mu kuba igitsina gikozwe mu cyuma gifatwa nk'ikimenyetso cy'uburinzi muri uwo muco. Niyo mpamvu ahantu uyu munsi mukuru ukomoka hafitanye isano n'ijambo Kanayama, ndetse n'imana za Shinto zahoze zifitanye isano n'ubucuzi bw'ibyuma. Mu mateka, urusengero rwa Kanamara rwagiye rusurwa n'abantu batandukanye basaba uburinzi n'umugisha. Mu gihe cyashize, abagore bakoraga ubucuruzi bwa serivisi z'imibonano mpuzabitsina nabo bajyaga kuri uru rusengero gusenga, cyane cyane basaba kurindwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibi nibyo byatumye umunsi mukuru ugira umubano n'amateka y'abakora uwo mwuga, ndavuga indaya. Reka twikomereze. Ni iki kiba muri Kanamara Matsuri? Kanamara Matsuri iba buri mwaka ku cyumweru cya mbere cya Mata. Ni umunsi urangwa n'umuhango w'ingenzi wo gutwara mu mihanda ibishushanyo by'igitsina cy'umugabo. Abantu benshi bateranira muri uyu muhango, bakaririmba, bakabyina, bakagenda inyuma y'ibyo bitsina, ndetse bagafata amafoto. Mu maduka mato kuri uwo munsi usangamo ibiribwa, bombo, ibishushanyo, imitako n'ibindi bikoresho bifite ishusho y'igitsina cy'umugabo. Ibi bituma Kanamara Matsuri iba umwe mu minsi mikuru idasanzwe kandi itangaje cyane mu Buyapani. Nubwo abantu benshi muri iki gihe bawubona nk'umunsi mukuru ushingiye ku bishushanyo by'igitsina cy'umugabo, Kanamara Matsuri ifite n'ubutumwa bwagutse kurushaho. Mu mwaka w'1980, ubwo icyorezo cya HIV, ubwo ni sida, cyari kimaze gutera ubwoba ku isi, uyu munsi mukuru watangiye no gukoreshwa mu bikorwa byo gukangurira abantu kwirinda no kumenya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Amafaranga ava mu bikorwa bimwe na bimwe by'uyu munsi mukuru yagiye anifashishwa mu bikorwa byo gushyigikira ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere no kurwanya sida. Niyo mpamvu abayitabira batayibona gusa nk'umunsi mukuru wo kwishimisha, ahubwo inafite ubutumwa bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ariko se ubundi kuki abantu benshi bibeshya ko ari umunsi wo gukora imibonano mpuzabitsina? Icyo Kanamara Matsuri isobanuye muri iki gihe, isobanuye ko ari umunsi mukuru ufatwa nk'uwibanda ku bintu bitandukanye birimo uburumbuke, kubyara neza, ubuzima bw'imyororokere, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse no kugira umuryango mwiza. Nubwo imiterere yawo ushobora gutangaza cyane abantu batamenyereye uwo muco w'Abayapani, Kanamara Matsuri igaragaza uburyo imico n'amadini bitandukanye bishobora gukoresha ibimenyetso bishobora gutera abantu urujijo, ariko bikagira ibisobanuro byihariye mu mateka yabyo.
Kanamara Matsuri ni umunsi mukuru ubaho koko mu Buyapani, aho abantu bateranira mu mujyi wa Kawasaki bakitabira paredi cyangwa karasisi karimo ibishushanyo binini by'igitsina cy'umugabo. Inkomoko yawo ihuzwa n'umugani wa kera uvuga ku mudayimoni wari ufite amenyo atyaye wari warihishe mu gitsina cy'umukobwa, ndetse n'imyemerere yo gusaba uburinzi, uburumbuke n'ubuzima bwiza. Abagore bakoraga ubucuruzi bwa serivisi z'imibonano mpuzabitsina nabo bagiye bajya ku rusengero rwa Kanamara gusaba kurindwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko inkuru ivuga ko uyu munsi ari umunsi mukuru wa buri wese, aho agomba gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mu mwaka, cyangwa ko abacuruza serivisi z'imibonano mpuzabitsina bazitanga ku buntu. Gusa nanone ibyo ni ibihuha byakwirakwijwe kuri interinete, ayo makuru ntabwo nyahagazeho. Iyi nyandiko nayikuye ku kinyamakuru Nyarwanda. Ngayo nguko rero ibyo mu Buyapani. Wifuza icyo twazibandaho ubutaha, wakinyuza hasi mu bitekerezo. Hagati aho mwirinde sida. Njye nitwa Daniel. Amahoro y'Imana bahoreho.